Shalom shalom twongeye kubaha ikaze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana nk'uko twabitangiye kuri chaîne ya Evangeliser Le Monde TV. Gusoma Bibiliya buri munsi tuzajya tugira ibice dusoma ku buryo uyu mwaka uzajya kurangira Bibiliya yose tuyirangije. Rero birasaba kudukurikira niba ushaka gusoma Bibiliya cyangwa se kuyumva. Niba utarakora subscribe kuri iyi chaîne ni umwanya wawe, ndetse no gusangiza abandi ubu butumwa bwiza. Bibiliya ni ijambo ry'Imana ariko usanga abantu benshi bayisomerwa bo batayisoma. Ushobora kuba uri umunebwe mu byo gusoma, ushobora no kuba uzi wenda n'umuntu utazi no gusoma, nabyo birashoboka. Ariko kandi binyuze kuri Evangeliser Le Monde hari ibice tuzajya tugenda dusoma buri munsi, buri gitondo, umwaka ukazajya gushira Bibiliya yose turangije kuyisoma. Rero Imana ibaha umugisha. Tuyisoma rero twifashishije ibitabo byabugenewe, ibyo bita muri systeme bita ordre chronologique, cyangwa se kugira ibice dusoma buri munsi biba bipanze, noneho Bibiliya yose tukazaba tuyirangije mu mpera z'uyu mwaka. Uyu munsi rero turimo dusoma igitabo cya Yobu. Tugiye gusoma duhereye kuri Yobu ibice 5. Intego yacu nubwo tugira abandi bigisha n'ibindi biganiro binyura kuri Evangeliser Le Monde TV, ariko twebwe intego yacu ubu ni iyo gusoma gusa, nta kindi tubivuzeho, kugira ngo tubanze dusome, tunyuze amaso muri Bibiliya, ijambo ry'Imana. Niho dukura ibidufasha, niho dukura ibitwubaka, kandi noneho umwaka wose uzajya gushira nyine tuyisomye. Rero Imana ibaha umugisha naho mwanya. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 16. Evangeliser Le Monde TV kwifurije umugisha w'Imana ndetse no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Kurikira porogaramu yo gusoma Bibiliya kuri Evangeliser Le Monde TV, maze umwaka uzashire Bibiliya yose uyirangije. Niba utarakora subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi chaîne, ni umwanya wawe kugira ngo iyi gahunda itazagucika. Ni buri gitondo. Imana iguha umugisha kubwo koherereza abandi ubu butumwa bwiza. Shalom shalom. Yobu ibice 5. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Uwo mubera watabaza n'uwuhe? Kuko umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mvuma ubuturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kubarokora. Imyaka ye imarwa n'abashonji, ndetse bajyana n'ibiri mu mahwa. Igisambo kimirabunguri ubutunzi bwabo. Umubabaro ntuva mu mukungugu, kandi amakuba ntamera ku butaka. Nyamara umuntu avukira umuruho, nk'uko ibishashi bitumukira mu kirere. Ariko ari njye ubu mbashatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Amen. Niyo ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Yica imigambi y'incakura,
kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo. N'inama z'inshakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro, ariko umukene imukiza inkota zo mu kanwa kabo, ndetse n'umutindi imukiza amaboko y'abakomeye. Nicyo gituma umukene agira ibyiringiro, kandi akanwa k'abakiranirwa kazahozwa. Hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntugasuzugure igihano cy'ishobora byose guhana, kuko ariyo irema uruguma, kandi akaba ari nayo yomora. Irakomeretsa, kandi amaboko yayo niyo akiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7, kandi nta kibi kizakugeraho. Mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Uzahishwa intonganya z'ururimi, kandi ntuzatinya kurimbuka kuje. Kurimbuka n'inzara uzabiseka, kandi ntuzatinya inyamaswa zo mu isi, kuko uzasezerana n'amabuye yo mu gasozi, kandi inyamaswa zo mu gasozi zizuzura nawe. Uzamenya yuko amahoro ari mu rugo rwawe. Uzasura ibiraro by'amatungo yawe, we kugira icyo ubiburamo. Imana ishimwe cyane. Niho uzamenya ko urubyaro rwawe ruzagwira, n'abagukomokaho bakaba nk'ibyatsi byo ku isi. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Dore ibyo ni byo twagenzuye dusanga ariko biri. Byumve ubyigireho akamaro. Yobu ibice 6. Yobu asubiza Elifazi abasaba ko bamenya umubabaro we. Yobu aherako arabasubiza ati, ayi, iyaba umubabaro wanjye washobora kugerwa n'ibyago byose bigashyirwa ku bipimo, kuko byarusha umusenyi wo mu nyanja kuremera. Nicyo cyatumye nihutira kuvuga. Erega imyambi y'isumba byose yarampinguranije ubugingo bwanjye, bukanwa umubabaro bwayo. Ubugingo bwanjye bukanwa ubumara bwayo. Ibiteye ubwoba by'Imana bingerejeho. Mbese imparage yivuga irisha, cyangwa inka yabira iri mu rwuri? Mbese ikidafite uburyohe cyaribwa kidashyizwemo umunyu? Cyangwa mu murenda w'igi harimo uburyohe? Umutima wanjye wanga kubikoraho, bimbera nk'ibyo kurya bitera ishozi. Icyampa nkabona icyo nsaba, Imana ikampa icyo nifuza, ni ukugira ngo yemere kumpondagura, ikareka ukuboko kwayo kukampuhura. Ubwo mba ngifite ikimpumuriza, ndetse mba nishimiye imibabaro idatuza, kuko ntahakanye amagambo y'Uwiteka. Gukomera kwanjye ni iki kugira ngo ntegereze? N'iherezo ryanjye ni iki kugira ngo nihangane? Mbese gukomera kwanjye ni nk'uko amabuye, cyangwa umubiri wanjye ni nk'uw'umuringa? Ntimuzi ko njyewe muri njye hatarimo ikintabara, kandi agakiza kambereye kure? Urembye akareka kubaha isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ye. Abo tuva inda imwe barariganije, bameze nko mu isuri y'inkamira itemba igashira, aho barafu yirabuza isheregi ikihisha. Iyo hasusurutse birashira, ubushyuhe bwaza bigashonga. Itara ry'abarengezi
ryanyuraga muri iyo nzira rirateshuka. Bazamurikira mu butayu, bakahagwa amatara y'abitema yarindiriye amatara y'abisheba. Barabategereza, bakomejwe isoni n'uko biringiye, barahageze bariheba. None ntacyo mumaze, mubonye ibiteye ubwoba muratinya. Mbese nigeze kuvuga nti nimugire icyo mumpa, cyangwa nti nimugire ubuntu mu byo mutunze, cyangwa nti mundokore numvise mumvane mu maboko y'umwanzi, cyangwa nti nimunkize mumvane mu maboko y'abarenganya? Nimunyigishe nicecekere, mumenyeshe ibyo nafuditse. Amagambo y'ukuri agira ingingo zikomeye, ariko impaka zanyu zirampana iki? Mbese murashaka guhinyura amagambo ubwo ibyo uwihebye avuze bimeze nk'umuyaga? Ni ukuri mwafindira imfubyi n'inshuti zanyu mwayigura. Noneho ndabinginze nimunyitegereze, ni ukuri sinavugira ibinyoma imbere yanyu. Nimuhindukire ndabinginze, mwe gukiranirwa. Ni ukuri nimuhindukire, urubanza rwanjye ni urw'ukuri. Mbese ururimi rwanjye ruriho gukiranirwa? Akanwa kanjye ntikazi gutandukanya iby'igomwa? Yobu ibice 7. Mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara? N'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo? Uko umuretwa yifuza igicucu n'umukozi uko arindira ibihembo bye, niko nahawe amezi anguye nabiho ibihembo, kandi nategekewe amajoro antera imiruho. Iyo ndyamye ndavuga nti buracya ryari ngo mbyuke, mpora ndara ngaragurika bugacya. Umubiri wanjye utwikiriwe n'inyo n'imvuvu, uruhu rwanjye ruriyasa rukava. Iminsi yanjye irihuta kuruta ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda, ishira ari nta byiringiro. Nyamuneka ibuka ko ubugingo bwanjye ari umuyaga gusa. Ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi, ijisho ry'undeba ntirizongera kumbona. Amaso yawe azaba andiho, ariko sinzaba nkiriho. Uko igicu cyeyuka kigahera, niko n'umanuka agikuzimu atasubira kuzamuka ukundi. Naho yaratuye ntihazongera kumumenya. Nicyo gitumye ntiyumanganya mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Uyu ni Yobu. Mbese ndi inyanja, cyangwa se ndi igikoko cyo mu nyanja, kugira ngo unshyireho abarinzi? Iyo mvuze nti uburiri bwanjye buzampumuriza, igisasiro kizanyorohereza imiborogo, uhera ko ukankangisha inzozi, ukanteresha ubwoba ibyo neretswe, bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora nkururwa muri izi ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ubwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Umuntu ni iki cyatuma umukuza ukamwitaho, ukamugenderera uko bukeye, ntutuze kumugerageza? Uzirengagiza ryari kumpozaho ijisho, ukanyorohereza nkabona uko mira amacandwe?
niba narakoze icyaha weho nagutwaye iki? Murinzi w'abantu, ni iki gituma ungira intego bigatuma nanirwa? Kandi ni iki gituma utambabarira igicumuro cyanjye? ngo mvaneho ikibi cyanjye, kuko noneho ngiye kuryama mu mukungugu, nawe uzanshakana umwete cyane, ariko sinzaba nkiriho. Yobu 8. Biludadi ahamya Yobu uburyarya. Biludadi w'umushuhi aherako aramusubiza ati, uzahereza he kuvuga utyo, kandi uzagarukiriza he kuvuga amagambo ameze nk'umuyaga wa serwakira? Mbese Imana igoreka urubanza, ishobora byose igoreka gukiranuka? Niba abana bawe bayicumuyeho ikabatanga mu maboko y'ibibi byabo, nushakana Imana umwete ukinginga ishobora byose, iyaba wari uboneye kandi ugakiranuka, ni ukuri byatuma iguhagurukira, igatuma ishyira ihirwe mu kibanza cyawe hakiranutse. Nubwo itangira ryawe ryari rito, ariko amaherezo yawe wakunguka cyane. Ndakwinginze, baza ab'ibihe bya kera, kandi wite ku byo base bashimikiraga. Erega turi ab'ejo gusa, kandi ntacyo tuzi, kuko iminsi tumara mu isi ari igicucu gusa. Mbese abo ntibazakwigisha bakagutekerereza, bakavuga amagambo bakuye mu mitima yabo? Urufunzo rwakurira ahadatose, cyangwa se urukangaga rwamera ahatari amazi? Iyo rukiri rubisi rutaracibwa, rubanziriza ibyatsi byose kuma. Niko inzira y'abibagirwa Imana bose zimera, kandi ibyiringiro by'uhakana Imana bizashira. Kwizigira kwe kuzahera, ibyiringiro bye ni urutangagurirwa. Yakwegamira inzu ye, ariko ntiyahagarara, yayikomerezaho, ariko ntiyagumaho. Atoshye ari ku zuba, amashami ye asagambira mu murima we, imizi ye iraranda mu kirundo, ishorera mu nzu yubakishijwe amabuye. Nakurwe aho yarari, hazamwihakana hati, sinigeze kukubona. Dore uwo ni wo munezero w'imigenzereze ye, kandi ku butaka hazashibuka abandi. Dore Imana ntizata umuntu w'intungane, kandi ntizaramira inkozi z'ibibi. Akanwa kawe izakuzuza ibitwenge, n'iminwa yawe izavuza impundu. Abakwanga bazambikwa isoni, kandi ihema ry'inkozi z'ibibi ntirizongera kuba. Ninde wayihanangiriye umutima akagubwa neza? Yobu yimura imisozi, Yobu itabimenye ari umunyabyaha, ikayubakana uburakari bwayo ari indyarya. Itigisa isi ikayikura hayo, arasubiza ati, n'inkingi zayo zikanyeganyega. Ukuri nzi ko itegeka izuba ntirirase, yashobora ate gukiranukira Imana? Imana yashaka kumugisha impaka, ntiyibambisha ijuru yonyine, haba na rimwe ikagendera ku mirima y'inyange, kandi na Oriyoni y'inyamahoko n'ibirere by'ikusi. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, ndetse n'ibitangaza bitabarika. Dore impitaho sinyibone, yakomeza kugenda sinyimenye.
dore iranyaga, ninde wayibuza? Ninde uzayibwira uti uragira ibiki? Imana ntizabyerura uburakari bwayo, abafasha babibone bubama munsi yayo. None se ninjye wayisubiza? Nkishakira amagambo yo kuyiburanya? Naho naba ndi umukiranutsi sinayisubiza, ahubwo nayitakira kuko ariyo mucamanza. Naho nataka ikanyitaba, sinakwemera yuko inyumvira, kuko imvunagurisha ishuheri ikangwizaho ibikomere inziza ubusa. Ntireka mpumeka, ahubwo inyuzuzamo umubabaro. Nimvuga iby'amagara y'abanyamaboko, nimvuga iby'imbaraga z'abanyamaboko niyo nyirazo. Nimvuga iby'urubanza, nayo iti ninde uzantumira? Naho yaba ndi umukiranutsi, akanwa kanjye kancira urubanza. Naho naba ndi intungane, niko kampamya ubugome. Ndi intungane, sinitaye ku bugingo bwanjye, mpinyuye kubaho kwanjye. Byose ni kimwe, nicyo gituma mvuga nti irimburana abatariho urubanza n'inkozi z'ibibi. Icyorezo n'icyaduka kikica abantu, izaseka abatariho urubanza babonye amakuba. Isi itanzwe mu maboko y'inkozi z'ikibi, itwikiriye mu maso y'abacamanza b'isi. None se ninde? Niba iminsi yo kubaho kwanjye irihuta kurusha impayamaguru, irahunga ariko nta kizibona, irahita nk'amato yihuta, nk'uko igisiga gihorera gifata icyo gihiga. Iyo mvuze nti nzirengagiza amaganya yanjye, ndeke kugaragaza umubabaro, ahubwo nishime. Imibabaro yanjye yose intera ubwoba, nzi yuko utazansindishiriza. Urubanza ruzansinda, noneho ndarushywa n'ubusa kuki? Naho nakwiyuhagiza amazi ya sheregi, ngakaraba isabune, nabwo wanjugunya mu rwobo, imyambaro yanjye ikanzinukwa. Erega Imana si umuntu nkanjye ngo nyisubize. Ngo tujyane tujye kuburana, ntawe utarimo wo kuburanirwa, ntawe uturimo wo kuburanirwa. Wabasha kudushyiraho amaboko twembi, noneho ninkureho inkoni yayo n'igitinyiro cyayo, cye kuntera ubwoba. Mbone gushira ubwoba bwayo, mvuge ariko siko bimeze. Amen. Soma Bibiliya yawe, usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe, usenge buri munsi, uzabo n'imigisha. Soma Bibiliya yawe, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Timoteyo wa 2 ibice 3 guhera ku murongo wa 16. Evangelizero Monde TV kwifurije umugisha w'Imana, ndetse no gutungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka, kuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Imana. Kurikira porogaramu yo gusoma Bibiliya kuri Evangelizero Monde TV, maze umwaka uzashire Bibiliya yose uyirangije.
niba utarakora subscribe cyangwa kwiyandikisha kuri iyi shene, ni umwanya wawe kugira ngo iyi gahunda itazagucika. Ni buri gitondo Imana iguha umugisha kubwo koherereza abandi ubu butumwa bwiza. Shalom shalom. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi, usenge buri munsi, usenge buri munsi. Soma Bibiliya yawe usenge buri munsi.